Imana mubanye mute nyuma yaho igushubirije? Niko Imana yambwiye ngo mbabaze, ngo mbibaze umukobwa uri hano, Imana mubanye gute nyuma yaho igushubirije? Umusore nuko, umugabo nuko, umugore nuko, abasaza n'abakecuru n'abashumba natwe twese, umuntu wese uri hano Imana iri kumubaza ngo mbese nyuma yaho cya kindi gikemuye mubanye mute? Noneho ndatangara ndavuga ngo ivuga ngo nzakora, ivuga ngo nzagushyingira, ivuga ngo nzaguha urubyaro, ivuga ngo nzaguha akazi, ivuga ngo ndakuburaniye, ivuga ngo nkuyeho imigambi ya Satani, ivuga ngo ndakwimitse, ivuga ngo nguhaye ubushumba, ivuga ngo babana bawe mbahaye ubwenge, ivuga ngo nkuyeho urubanza rwari rwapanzwe, ivuga ngo nkuyeho gereza, ivuga biriya byose. Mbese birashoboka ko yakongera mu kanwa kayo hakavamo ijambo rivuga ngo nzakurimbura, nzaguhana, nzagira gutya? Imana ituganze, Imana itugire neza. Nyuma yuko iburijemo wa mugambi Satani yari yacuze, Imana ikawuburizamo. Imana mubanye gute? Hari umugambi wari wacuzwe kuri wowe, Imana iwukuraho. Hari ibyo yakuyeho ikubwiye, hari n'ibyo yakuyeho itakubwiye. Iri kukubaza ngo mbese nyuma yaho uriya mugambi Satani yari yacuze iwukuyeho mubanye gute? Iri kukubaza ngo mubanye gute? Ariko Imana yakinze ntawakingura. Ariko reka mbabwire, nubwo ukizwa ubivangavanga, ariko reka mbabwire, isi n'ibigeragezo n'abantu n'ibintu bivangavanze binyeganyeza amabura agafunguka. Iyo uri gusenga uri gukaza, yewe wa mukobwa uri hano kaza, wa musore uri hano kaza, yewe wa mubyeyi we fata isupana ushyiramo ukaze, mugakiza n'ugukaza. Inzara iginyeganyeza amaburo, ubukene, ubushomeri, ubupfubyi, ubupfakazi. Witwaye ute nyuma yaho Imana ikurokoreye jenoside yakorewe Abatutsi, ikakurokora mu buryo bw'igitangaza, ikoresheje uburyo bwayo? Witwaye ute nyuma yuko Imana ikurokoye? Witwaye ute? Witwaye ute? Nukuri Imana yambwiye ngo nkubaze ngo koko ko ya ndwara ariyo yigukije kugira ngo ikurindirize amasezerano yakubwiye asohoze, ko ariyo mpamvu yampanuka itakwishe, ko ariyo mpamvu byandi byose bateze, ko ariyo yakurukije bwa burozi, ko ariyo yatumye ubwituma. Imana ko ariyo yabikoze, kandi ko yabikoreye kugira ngo izagira icyo ikora hanyuma. Imana mubanye gute koko? Kwiriza ubusa, gutanga icyacu, gukorera Imana koko? Dusangire ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice ni icya 9, duhere ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 9, duhere ku murongo wa mbere dusome niba mwahageze. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga afite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukwitondera amategeko n'amateka yanjye. Umurongo wa 5,
nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli. 6. Ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondera amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve imbere, imve mu maso, kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoza ati, ariko ni iki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera. Nicyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ibyiza mbona ni kwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, nawe yemeye kujyandinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Indirimbo ndayiririmba nkumva nguwe neza. Yesu ashimwe. Iyo uririmba indirimbo ukayiririmba udafitanye agatotsi n'Imana, ukayiririmba umutima wera, ukayiririmba umutima ufite ubanye n'Imana neza. Nabonye ahantu indirimbo zirukana umwijima, nabonye ahantu indirimbo zirukana abadayimoni, nabonye ahantu indirimbo zicecekesha amajwi, nabonye ahantu indirimbo zigaruramo umuntu intege, imbaraga, agakomera, urugendo rwari rumukomereye. Amen. Nabonye ahantu umuntu aririmba indirimbo ikamusinziriza araye yikubye atariye akabona ibitotsi. Haleluya, haleluya. Nabonye ahantu indirimbo, Yesu ashimwe cyane, zihindura ibitekerezo by'umuntu n'imigambi yari afite, indirimbo ikagenda igahindura ibintu. Haleluya, Imana ishimwe. Amen. Igihe kimwe hari mu rukerera rushyira hafi saa 10 saa 9 n'igice, twari ducukije umwana wa 4, ducutse umwana wa 4 akunda ibere, ariko akunda ibere ku rwego rwo hejuru. Bigeze mu rukerera umwana akaba nyina mu gituza ashaka ibere, nyina ararimwima kuko umwana nta makuru yari afite ko mu nda harimo undi ukeneye kaya kumurusha. Umwana ararira nyina buri umwifato,
ararira nyine arampindukirana arandeba arambwira ngo ibi bintu twemeye birakomeye, ibi bintu twemeye birakomeye, mbura icyo mvuga, mbura icyo nkora, mbura umwifato. Ariko reka mbabwire, Yesu ashimwe, haleluya. Imana igiba hafi y'abantu bayo. Muri urwo rukerera bimeze gutyo, twabuze umwifato, amindukiranya ndebye arambwira ngo ibintu twemeye birakomeye, ngo singaye ngo nababandi ngo usanga ijwi ry'Imana, intervention rapide, ijwi ry'Imana ritariza rirambwira ngo muririmbire, haleluya, ngo muririmbire, ngo umuririmbyi wa 204 mu gushimisha Imana. Imana izi zo gushimisha, izi nizagakiza, haleluya. Irazizi, izira ziriya nimero, irambwira ngo 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, haleluya. Yesu ashimwe. Iyo ndirimbo rero avuga ngo dore ibendera yasigize gute, ngo iramanitswe, amen, ngo nguwaraje ahurura cyo ngo agira ate, ngo atabarabe, amen. Rofurika avuga ngo ati yemwe nimugire gute, ndaje ni mukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora, haleluya. Iyo ndirimbo ndimo nyiririmba ntabwo namenya aho isoko y'amarira iturutse, amen, haleluya. Noneho ndimo nyiririmba umwana akajya agenda aceceka, nkabona nyine ibyiringiro biri kugaruka, nkabona nyine arakomeye. Igitero cya kabiri kikavuga ngo koko ingabo za Satani zigize gute, ngo namwe mutamfite zagira gute, zabahindura, bwacya mwabivanze, bwacya mwabivangavanze, bwacya mwirwaniriye, bwacya mwivanze mu mibare yanjye. Imana ifite imibare yayo n'abantu bafite imibare yayo yabo, haleluya. Izo ngabo rero zari zateye, ingabo za Satani zateye, zaje, ariko ijwi ry'Imana riratubwira ngo ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wagira gute, ninde wabashobora, haleluya. Umwana araceceka arasinzira. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Tubyara wa 5, amen. Tubyara wa 6, tubyara wa 7, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yaje, iyo ikinguye ntawe ugira gute, ntawe ukinga, amen. Indirimbo ni igitangaza. Yesu ashimwe. Indirimbo ni igitangaza, Imana ishimwe. Ujye uririmba indirimbo Imana mufitanye connection, amen. Uri muri frequency neza, uri mu murongo neza, indirimbo zizirukana umwijima. Yesu ashimwe cyane. Indirimbo ireyura, haleluya. None turashimira Imana, abana Imana iri kubakuza, Imana iri kubakuza n'ukuri, Imana ishimwe, amen. Umwe yarangije universite, 2 barangije secondaire, 2 bari muri troncome, n'uri muri kurangiza primaire. Yesu ashimwe cyane. Imana ni nziza, amen, haleluya. Ndashimira Imana rero ko mu ndirimbo harimo igisubizo. Imana iyo mubanye neza uhaboneka igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Abahungu bararirimba bavuga ngo atatukonde kama musumari, haleluya. Buriya iyo umuntu aririmbye afite intego, Imana irakora, haleluya. Imana irakora, ngo niyo twananuka tukangana nk'iki, agasumari, ngo nyweri zetu zikatoka kichwani, ngo niyo twananuka tukangana nk'agasumari, imisatsi yacu igashira ku mutwe, uruhara rukaza, haleluya. Baranje baravuga ngo hatuwezi kurudi nyuma. Yesu ashimwe cyane.
imvura ikabanyagira, inzara, ibibazo byose. Hafati ishyamba tuzarivamo, intego igezweho, umugambi ugezweho. Iyo ufite umugambi mwiza, Imana iragushyigikira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ituganze, Imana itugirire neza. None niba abahungu bararirimbye, morali ikaba hejuru, ibyo baharaniye tukaba tubyicayemo, haleluya, ni Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Haleluya. Imana izazirengeraho kandi vuba, ntabwo ari kera. Haleluya. Imana ishimwe rero, yagize neza, yaduhaye umugisha. Nukuri Imana yaduhaye umugisha. Twabyaye abana 7, umwe tumushyingira mu ijuru. Hariho abahungu 3 n'abakobwa 3. Ariko Imana yadukoreye ikintu gikomeye. Amen. Ushize narababwiye ukuntu ntari nzi ko nitwa Furaha kubera amateka. Numvaga nta kintu cyamfurahisha. Numvaga ntacyo. Numvaga ntacyo, kandi koko byari bifite ishingiro. Noneho kubera ko napfushije ababyeyi mu gihe kimwe, abavandimwe banjye bapfa mu gihe kimwe, noneho biragenda birabyimba mu mutima. Ndangije nkajya ndirimba indirimbo ya Lucky Dube ubushize nari babwiye, ivuga ngo born to suffer, ko navukiye kubabara. Ariko reka mbabwire, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana igikora ikintu kikaza kikeyura wa mubabaro. Imana muri iri teraniro ikoremo ikintu cyeyura umubabaro wawe. Imana yikomera amashyi menshi cyane. Muri iri teraniro Imana ikoremo ikintu, mbese muri make uvunjisha. Mbese Imana ikuvunjire. Amen. Ikuvunjire. Kandi uko yabigenza. Amen. Irangije rero ibiduhaye umuhungu w'imfura, ikurikizaho umukobwa, ikurikizaho umuhungu, ikurikizaho umukobwa, ikurikizaho umuhungu, ikurikizaho umukobwa, haleluya, haleluya. None ibyo bintu biragenda biraturyohera, turafuraha, turishima, tugubwa neza. Noneho rero buriya kababwire, ntago mbyibuka niba narabivuze cyangwa ntarabivuze, ariko mu byumve. Amen. Umuntu ufite amahirwe yo kuba afite umubyeyi, mufate neza. Mufate neza. Tubyaye imbyaro 7, ku mwana wa mbere ntitwabona uduhemba, ntitwabona n'udutindira ikiriri. Kuwa 2 bigenda gutyo, kuwa 3 bigenda gutyo, kuwa 4, kuwa 5, kuwa 6, kuwa 7. Haleluya. Imana ishobora kugira gutya ikabikegerana byose, yajya gusubiza ikabisubiriza rimwe. Yesu ashimwe cyane. None se ubundi ko umwana atindirwa ikiriri na nyina wabo, na nyirasenge, nande na muramukazi cyangwa se nande kwa kundi mubizi. Ariko ejo bundi, haleluya, famiye imwe iricara iregerana, yose iraterana, iravuga ngo ariko bishoboka bite ko kwa kanaka tutigeze tubahemba? Dushingiye rero kuko umwana wa mbere tutabahembye, bakaba bagize imbyaro zingana kuri iki, tugiye kwegeranya ibihembo byo kuva ku mwana wa mbere kugera ku muhererezi, byose tubizanire rimwe. Imana muyongera amashyi menshi cyane. Haleluya. Wica imanza, wikumva kuri wenyine, Yesu ari kubyegeranya, bizazira rimwe. Haleluya. Imana iri kubyegeranya.
iri kubyegeranya. Yesu ashimwe cyane. Iri kubyegeranya, iri kubyegeranya n'ukuri. Yesu ashimwe. Humura wicika intege. Yesu ashimwe. Amen. Katuganira ijambo ry'Imana. Nifite intego uyu munsi. Imana yampaye ijambo rivuga ngo umubano wawe n'Imana nyuma yaho igushubije uteye uti. Muri make, Imana mubanye mute nyuma yaho igushubirije? Niko Imana yambwiye ngo mbabaze, ngo mbibaze umukobwa uri hano, Imana mubanye gute nyuma yaho igushubirije? Umusore nuko, umugabo nuko, umugore nuko, abasaza n'abakecuru n'abashumba, natwe twese, umuntu wese uri hano, Imana iri kumubaza ngo mbese nyuma yaho cya kindi gikemuye mubanye mute? Imana idufashe, Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Nyuma yaho igukijije ya mpanuka, Imana mubanye muti? Nyuma yaho igukirije ya ndwara, Imana mubanye gute? Nyuma yaho iguhaye kwiga, ukiga amasomo ukayasoza ukaminuza, cyangwa kuri rwa rwego rwose wizeho, nyuma yuko iguhaye kumenya, ukagira ikintu uzi, ukaba uzi gusoma, ukaba uzi kwandika, ukaba uzi kuba wavugana n'umuntu Icyongereza cyangwa Igifaransa, Imana mubanye gute? Nyuma yuko iburijemo wa mugambi Satani yari yacuze, Imana ikawuburizamo, Imana mubanye gute? Hari umugambi wari wacuzwe kuri wowe, Imana iwukuraho. Hari ibyo yakuyeho ikubwiye, hari n'ibyo yakuyeho itakubwiye. Iri kukubaza ngo mbese nyuma yaho uriya mugambi Satani yari yacuze iwukuyeho mubanye gute? Iri kukubaza ngo mubanye gute? Iri kukubaza ngo mbese nyuma yaho iguhaye urubyaro, ikaguha kubyara, ikaguha guheka, ikaguha gukikira, Imana mubanye gute? Imana mubanye gute? Irimo ikubaza ngo mbese nyuma yaho wirutse ku kazi uragasengera, ukajya uza hano kuwa gatatu ugasenga ugatanga ibyifuzo, irangije iragusubiza iguha akazi, none iri kukubaza ngo ese mubanye gute? Umubano wawe n'Imana uhagaze ute? Nyuma yaho iguhereye akazi, nyuma yaho iguhereye icyo gukora, nyuma yaho iguhereye igishoro, ugatangira upfundikanya bitemera, wajya kubona ukabona birakunze, iri kukubaza ngo mubanye gute? Iri kukubaza ngo mbese bihagaze bite muri ka kazi, muri bya byifuzo yagushubije, Imana mubanye gute? Nyuma yaho iguhereye umugabo, nukuri urabizi ukuntu wabisengeye, ukuntu wabisabye Imana, irangije iragushubije iguhaye umutware, irangije iragushubije iguhaye umufasha. Nyuma yaho igushyingiriye abana, wajya kubwira Imana uti nanjye koko nanjye nzambara ikamba, nanjye nzambara urugori, nanjye nyuma yuko Imana ibikoze, Imana mubanye gute? Imana mubanye gute? Imana idufashe, Imana itugire neza. Mwene data umuvandimwe ashimye Imana, avuga ukuntu Imana yamuhaye perimi. Niba ukuntu umuhamagaro wanjye, ukuntu Imana yampamagaye, impamagaro umuhamagaro wo gucuka ku cyaha nagasa n'icyaha, kuva muri 99 ndwana kugeza uyu munsi, nawe kandi nundi. Igihe kimwe rero guhera mu 2003
twajyaga gukorera provisoire Nyamirambo tukicara mu kibuga, stade yose yuzuye, abapolisi baturinze, twandika ku mpapuro, ugasoma igazeti yose ukayirangiza, wagenda ugatsindwa provisoire. Twicara muri stade, igihe kimwe nkomeza gusenga, kandi hakaba hari abandi bacizina inzira bakazibona, ariko kuko namaze kurahirira Imana ntago sezeye ku nzira z'isi zose, sinzazinyura muhereye 2003. Imana mubanye gute? Chaka provisoire igenda kiragera ndayibona, ubwo ntangiye kwiga kugira ngo mbone perime nyirutseho, provisoire yarangiye nkore indi, perime nyirutseho, provisoire yarangira nonye nshatse indi, nayo irarangira nonye nshatse indi. Ubwo kandi haravuga batari ku muntu nkawe, kuko ntago uzi ukuntu bigenda. Imana idufashe, Imana tugire neza. Ndangije nabonye perime nkoze inshuro 5. Ubwo muri 5 ntago mvuze special z'akazi, nyine abakozi ba leta ukuntu bajyaga baduha special, ariko Imana yakinze nta wakingura. Imana idufashe, Imana tugire neza. Kuva 2000 namaze imyaka hafi 20 n'ingahe shaka perime narayibuze. Imana yarakinze, taruko ntazi imodoka, taruko ntatwara, ariko Imana nyibajije irambwira ngo nagira ngo bizamenyekane ko indahiro warahiye kuko ari y'ukuri. Abandi baguraga amaperime mbireba, mbibona kera, ariko Imana yavuga ngo nzaguha perime uzajya uhagarara imbere y'iteraniro ukavuga udafite ipfunwe, udafite ipfunwe. Imana idufashe, Imana tugire neza. Imana mubanye gute nyuma yaho iguhereye kaga provisoire? Imana mubanye gute nyuma yaho iguhereye ya perime? Imana mubanye gute imaze kuguha diplome? Imana mubanye gute? Mubanye gute? Irakubyibuhije, urabizi ukuntu wari umeze, iguhaye agasura, iguhaye agapoka kameze neza kanyerera, none Imana mubanye gute? Imana mubanye gute? Imana tuganze, Imana tugire neza. Salomo amaze kwima ingoma, ntabwo yigeze yisunga inshuti za se cyangwa abandi baturanyi. Iyo ubwami buba bufite ubundi bwami bagenderana, bashobora gukorana, ubwami buba bufite ingabo, buba bufite intwaro, buba bufite ibintu byose, abantu bitoje bameze neza. Ariko Salomo agitorwa, hamwe n'ibyo bintu byose byashoboraga gutuma ingoma yikomera, asanga ntibihagije, asanga ntabwo azisunga ububiko bw'intwaro, asanga ntabwo azisunga imbaraga z'abari basobanukiwe iby'urugamba, asanga ibyo byose yabyongeraho. Haleluya! Kwisunga Imana. Ajya kugisha Uwiteka Imana inama, ajya kuyigisha inama, irangije arayibwira. Ikintu cyatangaje Imana nuko atigeze ayibwira ngo ababisha banjye nibantera nge nsinda nzakomera ku ngoma nyitindeho, nzagire gute. Imana ireba umutima azanye n'ukuntu aje kuyisaba ubwenge. Irangije iramubwira ngo ubwenge ndabuguhaye, kandi nguhaye n'ibyo utagize gute, n'ibyo utansabye. Aho hari imbere yujuje rero inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Arangije, Mana yanjye, Imana ibidufashemo. Uziko Imana igira gutya, yagukubita agakote ugasanga umuntu ingendo yarayihinduye, ikote rigatuma umuntu ahindura ingendo, amaboko ugasanga asigaye agenda. Mbese kibaza se ni iki cyabaye? None ejo bundi Imana impaye agakote
ntangire nigire nka dendo ariko erega Imana idufashe, Imana tugire neza. Icyari cyaratumye umwambaro ntawubona ntaho cyagiye, igihe kimwe twigeze dutumirwa mu bukwe kwa data bukwe. Bari bagiye gushyingiza umwana wari uvuye mu Bubiligi aje gukorera ubukwe mu Rwanda, kandi n'umukozi wa kaminuza, n'umukozi wa leta. Ndabyibuka icyo gihe na invitation bayinzaniye ku kazi muri ofisi, babona ndi umuntu nyine reka nkubwire, Imana yakinze nta wakingura. Banzanira invitation nko muri za 2004 na 4 na 5 na 6 hafi aho ngaho. Bayizanye rero, twari mu kintu bita ubukene, bwa bukene ariko bwa bukene buvugiriza bwa bundi. Ubwo nayo narafashe credit nurubaka, none umukubaka rero agashara kaza banke kagatwara turakena ku rwego inzu twubatse tuyimukiramo igikonje gitose, imyenda yose twajyanye ihita ihinduka n'uruhumbu, irafurika yose ye mudamu niyanjye byose. Noneho rero tubura ikintu cyo gukora. Noneho hari umuntu muri iyo minsi rero narabereye pare, njya kumutera agakositime yari yatahanye mu bukwe nyine nk'umugeni. Nabizi ko kenshi abageni hari igihe baba bafite utwenda dushyashya. Ndagenda mutiye agakote n'agapantaro, noneho ndangije ariko numva ngize soni zo kumutira inkweto. Buriya hari ukuntu umuntu yirariramo, ariko mujye munirariramo gakeya. Ndavana ni rwose reka mbese, ariko ubwo ngubwo agatima gahita kambwira ngo iyo umuntu yicaye mu bukwe atari imbere mu bantu b'imbere, haba hagaragara igice cyo hejuru, nta muntu uzareba hasi. Nzagenda nyine nicaremo hagati, bazajya babona hejuru. Uko ibyo mba ndabinogeje. Ubwo tugiye inama n'umugore nawe hagomba kujya gutira. Umugore anyuzamo amaso ahantu hose, ubwoba buramwica n'isoni n'ibintu byose. Arafata oya ntago nzatira, tuzijyana. Ubwo kandi ubwo ni wabo, ni muri umuna we kwa nyina wabo. Byarangiye rero ngiye kumutirira. Njya kumutirira. Icyo gihe hari hagezweho amajipo afite amakote hejuru nyine by'abadamu. Uko ndagenda mutiriye, araje akubisemo, mbona rwose yuzuyemo, mbona ibintu bigenze neza. Ariko reka mbabwire, Imana ni igitangaza. Gutaha ubukwe kwa sobukwe utatwerereye kandi ukora muri kaminuza, ubwoba buratwica, ikimwaro, ipfunwe, tubura uko tubigenza. Ndangije mutima urambwira bati hari umukobwa twaririmbanaga, yari mutayeri mu mujyi hano. Ndamwibutse rwose, umudamu wa Safari Pio Jeannette. Ndagiye ndamubwiye nti nguriza 10,000. Arabimpaye 10,000. Ubwo kandi bisanga mu rugo hari tekeri yandi yo ku rwego rwo hejuru. Bya 10,000 dukubita imibare tureba. Icyo gihe nyimbikazi ya fanta yaraguraga 3 cyangwa sinibuka, ariko cyo nzi no kwavuyemo amakazi 2 ya fanta, asigaye turayahahisha. Dutaha ubukwe turatwerera, turanarya, twatiye n'imyenda, ibintu bigenda neza. Haleluya. Ariko ubwo Yesu ashimwe, mwarize tugategereza Imana. Muri icyo gihe byari bimeze bityo. Kambabwire, muri icyo gihe byari bimeze bityo. Muri iyo minsi madamu aragiye, buriya isoko ry'Igikondo hari ryahoze kera, abenshi wenda barahazi, bari baryimuriye ahantu bita Karugira. Noneho rero aragenda gura utujumba two kumufungo, niba ari umufungo umwe, ni nk'umufungo umwe, ariko twandi twishwe n'izuba, twanambye. Araza aradutetse, aratubijije neza, turahiye. Noneho abana baraturya, utwo tujumba tuba turyoshye.
tuba turyoshye turimo isukari. Abana baraturiye ntabwo bari batuzi, baraturya barishima. Baturangije rero bose barirukanga basanga nyina, baramubwira ngo turashaka n'ibiryo. Ubwo urumva nyine bo bari bazi yuko ibiryo nyine ni ya makaroni, ni umuceri, ni agafiriti. Reka mbabwire, hari ibintu wakumva wabona, kuryama mu nzu, kuryama mu ikuvurori kuri matera, uwo munsi nturyame. Ni ukureka mbabwiza ukuri, iryo joro sinaraye mu rugo, ntago naraye mu rugo, byari nijoro. Ubwo nari mvuye mu murimo w'Imana, ndataha ngeze mu rugo, amiyesto hari ukuntu utujumba baturangije bakamusaba ibiryo, mpita nongera ndakata nsubirayo, manuka igikondo ngo Rwampara, mva Rwampara ndazamuka Biryogo, ndazamuka kurya nyuma, ndazamuka ngera mu Kigali, ndacurika Ikarama, ndakomeza njya ahantu bita muri Tarani. Icyo gihe ndagenda ndamanuka ku ngazi ya mbere, manuka ku ya kabiri, manuka ku ya gatatu, ndacurika ndinjira hafi nka saa 7 n'igice z'ijoro, saa 8 nari ngezemo njyenyine. Hari ibintu wabona ubwoba bugashira. Buriya kukibugira ntibirakomera, kukiryama mu ishuka ntibirakomera. Ariko kandi biranashoboka ko uri mu gihe cyo kuryama mu nzu kuko Imana yagushubije. Turaje tubivuge. Yesu ashimwe cyane. Ndaho ngaho nta masengesho menshi nasenze, Imana nayibwiye mu Kinyarwanda. Imana nusenga ujye ushakisha nk'Ikinyarwanda cyiza gituma Imana isengesho rigera ku mutima, riyinjire mu gutwi, rimanukire mu mutima w'Imana, rijyemo neza. Imana nyibwira Ikinyarwanda. Haleluya. Ndagije ndayibwira ngo nje kugusaba ibiryo. Ni iryo jambo gusa, ndashima, buracya ndataha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mpita mbona gakonji k'umwaka k'iminsi 30, ndavuga nti no, nshakisha agatike bitangiye gusenga. Ndagenda njya gusenga, kambabwire nagiye gusenga cyangwa ugunda yizenguruka kugeza aho nageze ahantu bita Kwishywa mu kirwa cya Nkombo. Niba ari ku Nkombo mu kirwa hagati, ndazenguruka Imana ndayishaka, ndagenda ngera ahantu bita Nyakagano kumugera, Imana ndayishaka. Umunsi umwe rero, haleluya, ninjiye ahantu ku mukozi w'Imana Bazerugera Inyange, ninjiye neza iwe nkihagera, haleluya, nkihagera ijwi ry'Imana ritarivugana nanjye, haleluya, ngo ndi Uwiteka, amen, ngo andika ngo urambonye, amen. Amashyitsi yongera Imana cyane, ngo andika ngo urambonye. Ijwi ry'Imana riravuga. Reka mbabwire, ubuhanuzi buturutse mu bantu bakuze, noneho mu bashumba. Ubwo buhanuzi buba mbese, ngo andika ngo urambonye, ngo ijuru, amen, ngo andika ngo urambonye, ngo ijuru ngo rikoze ibintu bitatu, amen. Kambabwire, Imana izi kibanza. Nukuri kambabwire, muri iri teraniro Imana izi ikintu yabanza. Mujye uri gusengera, Imana imenye icyabanza, Imana imenye ikibanza. Haleluya. Muri ibyo bintu bitatu Imana ibanza ikintu kivuga ngo ndi Uwiteka mpinduye imirire. Haleluya. Muri iri teraniro Imana ihindura imirire. Imana izi kibanza. Kabiri, irangije irambwira ngo ndi Uwiteka mpinduye imyambarire. Haleluya. Akambaro kagucisha ahantu, kambaro katuma nta muntu kunyuzamo ijisho. Nokuri. Gatatu, irangije irambwira ngo ndi Uwiteka mpinduye imyubakire.
yanzu yari yarananiranye, yanzu yari imeze kwa kundi, Imana irabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Salomo Imana imugarukaho bwa kabiri, amaze kubaka inzu y'Imana, amaze kubaka inzu y'ubwami, aho kugira ngo ajye kwinezeza mu bundi buryo, arongera ajya gusenga. Imana irangije mwumva ukuntu yamubwiye nihuse. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Avuga bira byose twavuze, inzu ndayereje, arabisobanuye. Ariko arangije ageze ku murongo wa 4 aravuga ngo, nuko nawe nugendera imbere yanjye nkuko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye, haleluya, nanjye nzagira gute? Nzakomeza ingoma yawe. Yesu ashimwe. Natangaye nsanga Imana yivuze inshuro ebyiri ivuga ngo nanjye nzakomeza ingoma yawe, irongera yivuga hepfo nanone iravuga ngo nanjye nzarimbura. Noneho ndatangara ndavuga ngo ivuga ngo nzakora, ivuga ngo nzagushyingira, ivuga ngo nzaguha urubyaro, ivuga ngo nzaguha akazi, ivuga ngo ndakuburaniye, ivuga ngo nkuyeho imigambi ya Satani, ivuga ngo ndakwimitse, ivuga ngo nguhaye ubushumba, ivuga ngo babana bawe mbahaye ubwenge, ivuga ngo nkuyeho urubanza rwari rwapanzwe, ivuga ngo nkuyeho gereza, ivuga biriya byose. Mbese birashoboka ko yakongera mu kanwa kayo hakavamo ijambo rivuga ngo nzakurimbura, nzaguhana, nzagira gutya? Imana ituganze, Imana itugire neza. Ibwira Salomo iramubwira ngo nugendera imbere yanjye, inyuma y'ibyo maze gukora, y'ibyo byose nagukoreye, nukomeza kugendera imbere yanjye, ingoma yawe nzayikomeza. Imana idufashe, Imana itugire neza. Haleluya. Ariko irangije iramubwira ngo ubundi amasezerano ajye aherekezwa n'imiburo. Amasezerano aherekezwa n'imiburo. Ubundi hari ubuhanuzi bita prophecy populaire. Prophecy populaire ni ubuhanuzi burembarembye ku umuntu akaba abizi neza ko yibye, akumva Imana iramubwiye ngo ndi Uwiteka nguhaye umugisha. Ubwo ni ubuhanuzi populaire, ni ubuhanuzi bukuremo umutima ariko budaturutse ku Mana. Imana idufashe, Imana itugire neza. Imana ikubwiye ikintu cyiza irakubwira ngo kosora iki nanjye nkora iki. Ntabwo Imana ibwira umusambanyi ngo imubwire ngo ndi Uwiteka Imana yawe ngo nkoze iki ngiki. Irakubwira ngo mwana wanjye ihane, ngwino tujye inama, nubwo ibyaha byawe byabe bitukura tukutuku ndabikuraho, nubyemera hanyuma nzakukorera ibi ngibi, nzakugirira gutya, nzakugirira gutya. Ubwo nibwo buhanuzi bita vraie prophétie, ubuhanuzi nyabwo, ubuhanuzi butavangiye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Salomo rero Imana iramubwira ngo nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose, nkuko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli. 6 ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu. Imana idufashe. Nageze hano numva ubwoba. Mbese icyaha cy'umubyeyi cyakurikirana umwana? Mbese ingeso mbi y'umubyeyi yakurikirana umwana? Mbese kumbi yakarande igivugwa kumbi iriho? Nimuteshuka mwebwe ababyeyi, nimuteshuka mwebwe itsinda runaka, nimuteshuka mwebwe mwahawe inshingano runaka, ndi Uwiteka niko yamubwiye ngo ibyo nari narasezeranye namwe yuko iriya nzu nziza
irimo icyubahiro cy'Imana. Umunsi mwateshutse mukabivangavanga, mukivanga n'isi na systeme zayo, mukivanga n'isi, mugasoroma. Isi irarabije, abantu bari kuyisoroma, ariko n'iby'igihe gitoya. Imana ituganze, Imana itugirire neza. Imana ibwira Salomo, iramubwira ngo nanjye nzarimbura Abisiraheli mu bihugu nabahaye, kandi iyi nzu amaso, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso, kandi Abisiraheli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende, iyi nzu nubwo isi iyihururira, iyi nzu nubwo irimo icyubahiro cyanjye, nubwo abubaha Imana bayirimo, Imana irangije irivuga, iravuga ngo nimuteshuka ntago nzita kuri ibyo ngibyo. Umuntu wese uzahanyura azabaza ngo mbese ko tumuheruka avuga mu ndimi, ko tumuheruka i Nyarugenge abashumba bamuhamagara nk'umwana wo mu rugo bati ngwino ku gatuti, ngwino ugire gutya, ititaye ku byuya abaririmbyi babize, ititaye kuri yandi yose watanze kugira ngo inzu y'Imana ibisa gutya. Abantu bazavuga bati mbese uriya si wa wundi witangaga mu nzu y'Imana, si wa muhanuzi, si wa mugabo twabonaga, si wa mukobwa twabonaga, si wa mubyeyi twabonaga. Ngo babaze batariko niki cyateye Imana gukora ikintu kimeze gutya byaka kageni. Nagira ngo nkwibutse ko icyari cyatumye Imana, icyari cyateje impanuka Imana ikayikuraho, ntaho cyagiye, kiracyarekereje ndetse kiri kuguhigira. Icyari cyatumye batuma ryahembe bakohereza Imana igacinga, ntaho byagiye. Ni ubuntu bw'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana ituganze. Yesu ashimwe cyane. Mbese witwaye ute iki gihe Imana iguhaye ako kabiri ukaba umeze neza? Witwaye ute? Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana ituganze. Famiye imwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, famiye y'umugabo n'umugore bari abakozi b'Imana. Imana ituganze. Mbese umwifato wawe mbere yuko Imana igusubiza ntubizi ukuntu Imana wayifataga ari inshuti yawe, uyibwira byose, wirinda ku gato no ku kanini, ariko ejo bundi Imana iragushubije, Imana iguha ikongera iminsi yo kubaho. None koko kwiriza ubusa n'umunsi uyu n'iminsi iyi kwa kundi wajya kubigenza uri gusaba Imana ngo ikurengere, none ibyo kwiriza ubusa warabyibagiwe, n'ibyaba abandi mbese simbizi. Ariko reka mbabwire, utekereza yuko icyatumaga wiriza ubusa kwa kundi utekereza ko cyavuyeho, cyagiye kure, kiracyarekereje. Imana irashaka ko wongera gusubira kuri wa mwifato kwa kundi waruri. Imana ituganze, Imana itugirire neza. Kubera ko ucunze nabi iyo nzu nubwo ari nziza, nubwo ariko umuntu simbizi, ariko njya nyine mbitekerezaho ukuntu niyo mfite wenda kontake y'imodoka, wenda hari igihe nyishyiramo imbere gutya, ariko nkibaza
buriya umuntu agereranyije kontaki ipima amagarama angahe. Ariko nibaza kuki igihe cyose umuntu kontaki aba yumva yayijyana gutya. Ariko ubwo nibyo mba nibaza nyine, ariko zishobora kubiza iz'abandi wenda ziremera. Ariko nkibaza ariko se wenda ni umwuka w'ubukongoreye ngo hari abantu b'Imana hano batega lift bemeza ukuntu ujye ugenda uwereka iyo kontake kugira ngo nibura baze kugucaho baze uze kuba hari lift basimbize. Ariko nkibaza iyatumye bigenda kuriya, kuko yatuma bigenda na kuriya. Imana ituganze, Imana itugire neza nshuti z'Imana. Igihe kimwe nigeze kuba ndi mu bubyutse bwinshi, hashize nk'imyaka 9 cyangwa 8, imyaka 9. Noneho ndavuga ngo nyine kwa kundi twizera nyine abashumba batwigisha ko tutagomba gusaba ibintu bitoya. Igihe kimwe rero turi gusenga, mfata Bibiliya mbwira Uwiteka, ntuwite inota y'idolari rinini nyine rya Amerika rinini, ndayibwira ngo uko izi mpapuro ziri muri iyi Bibiliya zingana. Ubwo sinduba ntibuka umubare wazo. Urupapuro rumwe ruhagarara idolari rinini rya Amerika ribaho. Ariko reka nkubwire, anigiye wasenga gutyo ukaba usabye bikeya cyangwa bitoya, ariko reka mbabwire Imana izigikwiriye. Yesu ashimwe. Imana iziki? Imana izigikwiriye. Imana ituganze, Imana itugirire neza. Rero nihuse iyi famiye yagize umwifato mwiza mbere yo gusubizwa. Bari mu bihe byiza by'umwuka, Imana ivuga bakumva, baza mu rusengero nk'uko basirimba bashima Imana. Igihe kimwe rero haboneka kwitanga, bari bemerera imbere y'Imana bati natwe dufite isambu tuzayigurisha, hanyuma tuzane ibivuyemo umurimo w'Imana ukorwe. Ariko reka mbabwire, umwifato wa nyuma yo gusubizwa muwiteho, kuko Imana irashaka gutanga amasezerano mashya, ariko ikanabaza ngo mbese kubyo yakoze mbere byo wabyitwaye muti. Kwishaka gutanga ni masezerano mashya kuyambere yo nyuma yaho ishubije bya bindi byose uzi nyine, bya bindi byose uzi. Erego ushobora kuvuga ngo sindagira imodoka, sindagira inzu Kigali, sindashingirwa, sindabyara, sindagira gute, ariko no kuba byonyine bohereza ihembe Imana ikarikinguka bukiriho, ukurama, ukutinda, ukubaho, niko bishoboka ko amasezerano yagira gute, yasohora. Amasezerano ntabwo yasohora ku muntu utariho. Imana ntiyasohoza ku muntu utariho. Kuba ukiriho rero ni igihamya cyerekana yuko ibyo Imana yavuze izabikora, kuko ikurindirije icyo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Iyi famiye rero imaze kubona amafaranga, irangije irahinduka. Imana idufashe koko, kambasabe uko Imana nigusubiza uzagerageze. Abaswahili babyita kunyenyekeya. Imana nigusubiza uzagire gute, uzace bugufi, imvugo ntizabonekemo kwiyemera. Hari igihe Imana ikora akantu umuntu akajya acurikiranya igifaransa atanakizi kugira ngo gusa ngo Imana idufashe. Imana iragushubije tuntu twaso, tuntu twa donke, niba ari donke bakivuga simbizi, ariko vraiment ntacyo wenda bije wabivuga, ariko Imana nigira ikikora. Imana ishimwe, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana igeze ikora ikintu, Imana igeze ikora ikintu. Twakoze ubukwe, dukora ubukwe, narafashe ideni. Nge mfite experience mu myenda ya banki. None se ubu ni umukozi wa leta, nta yindi business abakora. Mbese
ubujya kubaza ngo nsigaye mangahe kugira ngo baguhandi ideni rigura irindi deni. Dukora ubukwero ndimo amadeni, nafashe ideni, inzu ndayivugurura nyitera uturanye ngira neza, amafaranga arashira. Ashize, ariko buri hari ukuntu Imana ihisha umuntu. Imana ibahishe mu izina rya Yesu. Haleluya. Noneho ubwo doti irarangira, ibintu byose birarangira. Noneho tujya mu rusengero. Tugeze mu rusengero, ubwo umuntu mu nama y'ubukwera nyine urabizi ko niyo waba nta fanta ufite ushaka umuntu ushinzwe stock. Ubwo rero umuntu nyine agomba gukora stock, arazajya kuri stock. Ubwo naye twari twaranamubwiye ngo uzi yaranjuza ni imfunguzo n'ibiki ibintu byose arabizana, ajya kuri stock nyine ategereza ikintu kijya muri stock, araheba. Noneho ubwo natwe twaje twigire mu rusengero, abashumba bari kudusezeranya ibintu byose. Noneho baza rero guhamagarana abantu bari mu mirimo, baravuga batari ko mubona furaha ari hariya, reka tugende twegere pare we tumubwire oya mubyihorere. Umwe avamo aravuga ati noneho ngewe nza ahantu hari depo kandi umuntu uyikoramo turaziranye, aho kugira ngo mukomeze gustressa furaha, muze ngewe ngene mfate za fanta. Cyagiye baza kuba basohotse bagiye kwifotoza, turamubwira duha amafaranga tujye kuzishyura. Nari nyafite se, Imana yari yampishe gusa babona nyine bimeze neza. Reka rero batse akadubure kabine, baragiye kuri depo yabaga hano imbere y'ababatista, sinzi n'ibiki haba. Noneho aragiye kubisamo amakazi ya fanta, kubisamo amazi, kubisamo ibintu byose. Baraje muri stock, ubwo nyine wagombaga gukora kuri stock, umurimo we nyine arawukora. Reka mbabwire ikintu Imana yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Koko ibyo bintu mbyibagirwe, njyaho ngaho nigire ngo nuko noneho ubu reception irangiye, turatashye mu rugo, abantu baraje mu rugo, basaza baraje bavuze byose. Noneho muri babandi baza koherezamo umuntu ngo aze mu rugo. Noneho ubukwe burangiye, abantu batashye, tukora imibare muha amafaranga. Abona biratinze, arangije araza aranyongora ambwira ati rero ndabona kuguhagurutsa mu bantu niki, ati ejo uzareba ukuntu amafaranga duhura uyamenge kwishyura. Okay, nanjye ndavuga nti yego. Kambabwira ikintu Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Mu kigo nakoragamo, muri envelope bazanye muri kado, bazanyemo inka ivunjwe mu mafaranga. Imana tuyongera amashyi menshi cyane. Ariko reka mbabwire, nubwo ukizwa ubivangavanga, ariko reka mbabwire, kuba mu itorero ni ibya mbere. Itorero ni umubyeyi. Kuba mu cyiciro, kuba mu murimo w'Imana, ntube umukristo utagira ahantu abarizwa. Indi envelope tuyifunguye, nsanga ni y'abadiyakoni, nsanga irimo ibifaranga. Indi nyifunguye nsanga ni ya korali, nsanga irimo ibifaranga. Indi nyifunguye nsanga irimo ibyinshi, amafaranga aragenda aba menshi ariyongera. Haleluya. Reka mbabwire, hari abantu nzi benshi, ariko nanjye ndi umwe mu bantu baraye bakoze ubukwe, mu gitondo baza guterana, baza mu materaniro. Noneho haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndangije ideni ndaryishyura. Ubwo mbese namwe murabyumva byari ibintu byinshi, n'imyenda n'ibintu byinshi. Ideni rirarangira, Imana turayibona. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo twinjire mu kanya ko gusenga Imana. Mbese witwaye ute Imana imaze kugusubiza, igukijije ya ndwara? Witwaye ute? Igukuyeho rwa ruvugo, amagambo aragatsindwa, umuntu wigeze ambeshyera
umuntu wigeze ambeshyera tubana mu itorero arambeshyera ibintu birafata biragenda birazamuka birakomera. Ni perezida wa korari igiye gusohoka tugiye gusohokera ahantu biti Bukane mu Ruhengeri kera muri za 2001 bari kanga sinibuka. Ni perezida wa korari. Noneho umuco wa hariya rero mu gitondo saa 2 saa 1 n'igice saa 2 korari hageze bagomba kuyakira bakarya bakagira gute iterano rigatangira. Mumeze neza mwariye mbese ibintu bimeze neza. Bana bitubwiye bati twebwe niwo muco. Saa 11 imodoka kwa steri nyirango zari bisi sinibuka ziri ku muhanda neza abarimbyi baraza abantu bose twicara mu modoka dutegereza umupastor wari kuduherekeza turamubura. Nta telefone zari zigize zisakaye, nta telefone yari afite natwe tutazifite, turamutegeza turamubura. Ntago tuzi imbogamizi yari yagize. Yewe saa 1 ziragira saa 1 n'igice hafi saa 2. Reka mbabwire ugigira n'utuntu tumwe na tumwe wiyaminiyamo. Nukuri nka perezida wa korari naravuze ngo tugende. Imana irabana natwe. Niba Imana yashimye ko ari buze iramucira inzira ze. Turakije turagiye. Umva twaranakererewe. Reka mbabwire tugezeyo Imana ikora imirimo cyokora nyine byaje kugenda neza abakozi Imana baraboneka. Reka rero tuve mu rugendo. Uruvugo amagambo kubesherwa ntambara zo mu murimo. Hahita haboneka itsinda rindwanya riragenda rijya ku mupastori ramubwira ngo Furaha yavuze ngo mwatsi imodoka tugende n'umundi suri yare kuvuga iki ko nta jambo agira. Reka mbabwire nuko icyo gihe nta ribu yabagaho cyangwa ntabi byari kugera no mu rukiko kuko byageze aho mwebwe mudatekereza. Ndisobanura navuga ngo ndi imbere y'isumba byose. Nukuri ibyo bintu ntabyo navuze. Aho byangejeje ningewe hasi. Nyuma yuko Imana igukuriyeho rwa ruvugo cya gisebo byani byose kakagambane bya bindi byose witwaye ute? Ko Imana ishaka kuguha ndi masezerano ariko avec condition. Nza Imana ivuga nza ariko ikazongera ikavuga nzagukomeza nzakomeza ingoma yawe nzagushyingira nzaguha urubyaro nzaguha inzu nzagira gute. Ariko nyuma yo kubikora yitongeye kugira ngo aho washubirijwe hasubire. Imana umubano wayo wongere ukaze nkuko umuntu akaza amaburo agakiza umuntu arakaza. Isi nibigeragezo n'abantu n'ibintu bivangavanze binyeganyeza amaburo agafunguka. Iyo uri gusenga uri gukaza. Yewe wa mukobwa uri hano kaza. Wa musore uri hano kaza. Yewe wa mubyeyi we fata isupana ushyiramo ukaze. Mugakiza n'ugukaza. Inzara iginyeganyeza amaburo. Ubukene, ubushomeri, ubupfubyi, ubupfakazi. Witwaye ute? Nyuma ya Imana ikurokoreye jenoside yakorewe abatutsi ikakurokora mu buryo bw'igitangaza ikoresheje uburyo bwayo. Witwaye ute nyuma yuko Imana ikurokoye? Witwaye ute? Witwaye ute? Witwaye ute? Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo munyemerere use nkufunga ku maso yawe gatoya. Nukuri Imana yambwiye ngo nkubaze ngo koko ko yandwara ariyo yigukije kugira ngo ikurindiriza amasezerano yakubwiye asohoze. Ko ariyo mpamvu yampanuka itakwishe. Ko ariyo mpamvu byandi byose bateze. Ko ariyo yakurukije bwa burozi. Ko ariyo yatumye ubwituma. Imana ko ariyo yabikoze kandi ko yabikoreye kugira ngo izagira ikikora hanyuma. Imana mubanye gute? Koko kwiriza ubusa gutanga icyacu gukorera Imana. Koko Imana yeretse kunyigisha ikintu irambwira ngo inkono zose ntago zihira igihe kimwe. Nta n'icyumweru gishize binyigishije. Irambwira ngo iyo utetse umuceri ufite iminota wagenewe kugira ngo ubuhiye. N'ibishyimbo bifite igihe byagenewe kugira ngo bibe bihiye. Iyo uteretse inkono ebyiri ku ziko zose si inkono, umuceri ntufite akamaro, ibishyimbo ntifite akamaro,
irambwira ngo utetse ibishyimbo bitinze gushya akabona uw'inkono y'umuceri hiye, kuki uw'inkono y'ibishyimbo agirira ishyari uhishije umuceri kandi ugiyemo neza? Wasanga kurya umuceri wonyine no kurya ibishyimbo byonyine wahitamo iki? Ushobora kubona bikererewe ibyawe ariko ari byo bifite akamaro kuruta bya bindi. Yesu ashimwe, haleluya. Ni ukuri irangije iranyigisha irambwira ngo none se ubu ngubu ntabwo hari kuza tekinoloji z'imodoka z'amashanyarazi? None se umuntu waguze akamodoka muri cya gihe cya kera ubu ngubu kagiye kuva ku isoko, nawe watetse ibishyimbo bigatindika bigiye kuguha amashanyarazi, ubwo ninde ufite amashimwe abyimbye cyane? Wa wundi wa mbere agiye kongera nawe yongera asenge, yongera nawe Imana igira ikikora. Ariko we yakurindirije kugira ngo haleluya izaguha inzu nziza, izaguha imyenda myiza, haraje amadizayini meza, haraje amavajoni meza, haraje ibintu byiza. Ariko Imana bya bindi yakoze byo ubyitwaye muti. Ndagira ngo dusenge Imana. Funga ku maso yawe gatoya. Mbese kubizi neza ko waguye mu mutima, ni ukuri uri hano tuba tubona ukeye, tuba tubona umeze neza, ariko Imana ireba mu mutima. Ni ukuri wa mubyeyi uri hano, Imana ireba mu mutima. Ariko Imana yambwiye ngo hari amasezerano ishaka gusohoza, ariko mu byo yakoze mbere harimo aho wagiye ubivangavanga. Ngo irashaka kukubabarira, irashaka kuguha imbabazi. Ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire, uca bugufi, abakozi b'Imana bagusengere, abakozi b'Imana bakurambikeho ibiganza, maze Imana ikore bya bindi. Reka mbabwire, mwige guca bugufi, mwige guhugurika. Umuntu bakamuhugura ukabona ni umuntu rwose, mwige guhugurika. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nagira ngo dusenge Imana. Mbese wa mugabo we uri hano, nawe wa musore we, kubizi neza yuko hari uko warubanye n'Imana, ariko ubu ngubu ukabona warabivanze, Imana irashaka kugira ngo ikuvunjire. Ni ukuri yizanira intege nke zawe, yizanira ibyaha byawe, ngwino uyibizanire, maze yo ikuvunjire, iguha imbaraga, iguha amahoro, iguha umunezero. Mbese bya bindi ubona bikugoye biyizanire. Ariko se Imana urayigera imbere urindi. Imana idufashe, Imana itugire neza. Ndagira ngo dufunge ku maso yacu, maze duhamagara abantu baze bihane, bace bugufi. Ndashaka kugira ngo dusengere umuntu. Imana idufashe. Wabivangavanze, waje n'ukuri ufite ibyifuzo, nibyo koko ari ibintu waje gusengera by'ibisozi bibyimbye bikomeye biri imbere yawe, nibyo koko. Ariko se bimeze biti ko tugiye gusenga? Nyemerera we wumva mu mutima hari ikintu kitagenda neza, cyakubera imbogamizi n'inzitizi y'umugisha w'uyu munsi, rambura ikiganza. Imana ni ukuri yakubonye. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha, ni ukuri. Nawe Imana iguha umugisha, ni ukuri. Rambura ikiganza, humura, ni ukuri. Imana iguha umugisha. Icyo kikubera imbogamizi uvuga uti nanjye uyu mugisha nawe ugeraho gute nanduye? Ni ukuri ndi kubabona. Nimuhaguruke aho ngaho muri, muhaguruke mushumba Minega, abasengeri. Waraguye, urabivanga, nturakizwa. Inyuma hari abigisha barakugira inama, ariko Imana irashaka kuguha umugisha, ariko ikawushyira mu biganza byejejwe bikiranutse. Imana ituganze, Imana itugire neza. Komeza uhagarare, ndetse ahubwo nyemerera nukuri utera intambwe hano, nukuri tera intambwe. Imana iguha umugisha. N'abari hejuru nukuri nimuze, ngwino nawe nukuri. Imana iguha umugisha, uhisemo neza nukuri. Ngwino, humura. Imana irashaka kukugirira neza. Irabizi bikubabaje, irabizi bikugoye, ariko se kwigushaka ahantu inyura, iri gushaka ahantu inyura ngo iguhe umugisha, iri gushaka ahantu inyura ngo kwishyurira ideni, ikabona amagambo yarakurenze, amaganya yarakurenze. Iri gushaka ahantu yanyura, ikabona ntiwumvikana na nyoko bukwe. Iri gushaka ahantu yanyura, ikabona ufitanye inzigo na muramukazi wawe. Iri gushaka ahantu yanyura, ikabona ku iseta yawe warabivanze. Iri gushaka ahantu yanyura, ikabona
ariko nyamara reka nkubwire, Imana ifite hari ikintu ishaka gukora, ariko irashaka ko mubanza kugira ibintu mukuraho, Imana nayo ikarema nawe ubukwe bwakubera. Ariko se ni gute urikinisha, wirirwa ureba ama pornography? Bese Imana, mushumba, bahamagare ubasengere. Mukomeze muhombeke amaso. Turacyakwinginga nawe na bene data batera intambwe baza. Turi mu gihe cyiza cyo guhendahenda Imana ngo Umwuka Wera akore umurimo ukomeye mu mitima, kandi umwuka na n'ubu aracyahari, aracyakora umurimo ukomeye. Nakuganirize, Umwuka Wera nakuganirize, akwereke ibitaratunganye mu mutima. Ari umuririmbyi yararirimbye ngo umurika hatabona aho umwijima uba. Aravuga ngo umpe umutima ukangutse uzinutswe ibyaha. Reka dutegereze n'abariya bari bamanuka hejuru, ariko nawe turagutegereje. Nta rundi rufatiro rwashyizweho, nta rundi rufatiro ruzashyirwaho keretse urwo kwizera Kristo, umuntu akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agasigara ategeka ayobora. Kandi kunesha kurahari. Umwami atanga imbaraga, umuntu agahagarara imbere y'Imana adafite umutima umucira urubanza. Imana ikamwongerera imbaraga zo kunesha, zo kunesha, zo kunesha, zo kunesha. N'uyu munsi muri iri teraniro Imana yururukiye gutanga imbaraga zo kunesha, kugira ngo abantu babaho mu buzima kandi ubuzima bunesha. Abitorero twese twaha Imana amashyi ku bwa bene data n'abashiki bacu baje imbere y'Imana bagapfukama. Nguru urufatiro rukomeye, nguru urufatiro rukomeye. Reka nsabe mwubure imitwe abapfukamye. Tugiye gusengera aba bapfukamye hano, ariko turaza no gufata umwanya iteraniro ryose kibi cyifuzo cya mbere mu byifuzo byinshi tugira. Amaraso ya Kristo arakeza, umurimo wayo uracyahari na bugingo n'ubu. Yesu aracyababarira, aracyatunganya. Nicyo gituma dutumaho ijambo rikomeye kandi ryuzuye imbabazi nyinshi. Rero ngo nyuma yuko nkugiriye neza, ya neza yanjye ukayibona, uyu munsi witwaye ute ko nshaka kongera kukugirira neza? Kuko ineza ye ntishira, ihoraho iteka ryose. Ese iteraniro ryose nimuhaguruke ntacyo bitwaye, dusengera abangaba. Turaza no kugira undi mwanya nanone, tuze kugira umwanya wo gusenga. Reka nakire Pastor Gashugi asengera aba bapfukamye hano. Nimusoza turaza kubasaba, ndasaba yatimi dufasha barabagira inama akanya gato pe, barabagira inama akanya gatoya, mugaruke mu materaniro ariko babagira inama akanya gatoya. Noneho nanjye ndaza gusenga iteraniro ryose turi imbere y'Imana. Mana iri mu ijuru, Mana ishobora byose, kubwe urukundo rwawe wadukunze bigatuma nta n'umwe warimbuka ahubwo abona ubugingo. Kuko Imana ntishaka ko hari n'umwe warimbuka, ariko ishaka ko bakizwa bakabona ubugingo. Niyo mpamvu utumye ubu butumwa aba bantu bagaca bugufi bakimenyaho icyaha cyabo, baje munsi y'umusaraba. Kuko nta kindi kintu kiriho ku isi cyakiza ingeso y'umuntu, cyakiza ibyaha by'umuntu. Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye. Niyo mpamvu abangaba nabo mwami ngo niyi ntama imwe izimiye usiga 99, wayibona ukishima ukanezerwa yuko umunyabyaha umwe yihannye
noneho bangana batyo bose mwami Yesu n'umunyago wawe turabakweretse n'abakozi bawe bapfukamye munsi y'umusaraba. Aha niho babonera ubugingo, aha niho bahindurirwa, aho niho mwami bahumuririzwa, aha niho babera ibyaremwe bishya bakaremwa bushya, ibya kera byose bigashira ukabaha umutima mushya bakavuka ubwa kabiri bagakwizeye nk'umwami n'umukiza. Abakwemeye bose bakizera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aha bapfukamye hari imbaraga zibabyara ubwa kabiri bakaba abana b'Imana, bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo bakava mu gitabo cy'urupfu, bakababarirwa, bumva ihumure mu mitima yabo, bumva ijwi ribabwira ko bababariwe. Amaraso yawe arabejeje ngo naho ibyaha byatukura tukutuku ngo bizera bisa n'ubwoya bw'intama, ubagirire imbabazi. Amaraso yawe abeze, amaraso yawe atunganye, ubahindure mwami babe ibyaremwe bishya. Bari abanyabyaha ariko mwami Yesu muri uwo mwanya wapfukamye aha barababariwe, babaye ibyaremwe bishya, banditswe mu gitabo cy'ubugingo, babaye abana b'Imana, bavuye mu gitabo cy'urupfu mu izina ryawe Yesu. Nturebe ibyaha bakoze kera, nturebe ubwinshi bw'ibyaha, ariko imbabazi zawe zisumba ibyaha bakoze. Mwami urakoze, turagushimiye waje gushaka icyazimiye muri iyi si. Urakoze Mana, turagushimiye kuba wabariye, kubejeje. Mu izina rya Yesu dukomeje gukomera amashyi tuguvugiriza impundu kubw'aba bantu biyanye. Urakoze mwami, amaraso yawe abeze, amaraso yawe atagase bababera nk'uko nawe uruwera. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Muhaguruke, nimuhaguruke. Hari ababa bakijijwe aribwo bwa mbere, hari ababa baragize intege nke mukeneye inama.